Shalom, turi ku cyumweru. Mbifurije amahoro y'Imana, mbifurije umugisha. Turajya dusoma isomo hanyuma turizirikaneho, maze turusheho gusangira ubuzima na Nyagasani, turusheho gusangira ubumwe na Nyagasani. Turasoma Ivanjiri ya Yohani, umutwe wa 7, umurongo wa 37 kugera ku wa 38. Ku munsi usoza iminsi mikuru ari nawo uyirusha ibirori, Yezu arahagarara arangurura ijwi ati, ufite inyota nasanga anywe, unyemera nk'uko byanditswe, imigezi y'amazi atanga ubugingo izamuvubukamo. Reka tuzirikane kuri aya magambo. Abantu n'isi dufite inyota y'ubuzima bwiza, dufite inyota yo kubona Imana, dufite inyota yo kubona amahoro, ihumure no guhozwa ibidushavuje. Dufite inyota y'ibintu no kubona ibisubizo by'ubuzima bwacu. None se tuzabikura he ko kenshi tubona turuhira ubusa, tukibwira ko n'Imana ishobora kuba yaratwibagiwe? Igisubizo n'icyerekezo cy'iyo nyota kiri muri Yezu uri muri hositiya ntagatifu. Yezu niwe soko y'ibyiza byose byabayeho, ibiriho n'ibizabaho, ibyo tuzi n'ibyo tutazi. Ni ubukungu ndengakamere. Iyo soko y'ubukungu twese turangamiye tuyivomaho igihe cyose duhimbaza urupfu n'izuka by'uri muri Ukarisitiya. Bikatubera akarusho kuko umushagara ku munsi yigeneye ngo utubere umunsi w'ibyishimo n'ibirori. Ntawe ushobora kugera ku butungane atavomye kuri iyo soko y'urukundo, umunezero n'amahoro. Abatagatifu nabo bavomye kandi banyoye kuri iyo soko, bituma tugira uruhare ku bubabare n'izuka bya Kristo. Yezu mu Ukarisitiya ni ifunguro ry'abatagatifu bari mu ijuru. Umuhanuzi Izayi ni we ubitubwira neza ati, muzavoma amazi ku masoko y'agakiza mwishimye. Yezu naho umuhire Tereza w'i Kalikuta ati, Yezu mu Ukarisitiya ni igisubizo cy'inyota n'urukundo duhora turarikiye. Ukarisitiya ni isoko tuvomaho nta kiguzi dutanze ndetse tutanabikwiriye. Ubu turi imbere ya Nyagasani, twaje kwakira urukundo adukunda, twaje kandi kumutaramira, kumushimira no kumusaba. None se ufite inyota aba akora iki imbere y'umugezi? Umushonji we aba akora iki imbere y'ifunguro ryiza? Umukene aba ashaka iki imbere y'umukire? Umurwayi se imbere ya muganga? Aba bose bafite inyota, none babonye igisubizo. None kuki twe tutabona muri Nyagasani igisubizo cy'inyota n'inzara dufite? Niwe wenyine wabitumara. Yezu ni umwami udukunda, ubona ukuntu dufite inyota. Duhora turarikiye byinshi, nyamara ntacyo turonka tutagihesheje urukundo rwe. Tumurarikire aho aganje mu Ukarisitiya, aho kwiringira ibitagira shinge dushakashaka ntituronke, twaronka ntidushime kandi ntitwishime na gato. Ugasanga duhorana ubuhahara no kubunza imitima. Twitabire ubutumire bwe kuko atubwira ati, nimutege amatwi, nimusange mwumve maze mubeho. Bityo tubabazwe no gusiba misa, gukerererwa twitwaje umunaniro ngo Kiliziya iri kure, amasomo n'inama z'amashyirahamwe za hato na hato. Dusabe. Nyagasani Yezu, ndashaka kugukunda n'umutima wanjye wose. Ni wowe byishimo byanjye n'iby'isi yose. Mu kwemera kubana natwe, wemeye kudupfira ku musaraba. Kubera iyo mpamvu, ngwino uture mu mutima wanjye kandi uwiharire wenyine. Ni wowe wankijije, mu mugenga wa roho yanjye. Icyifuzo mfashe ni ukujya ngusura kenshi aho uganje mu Ukarisitiya,
maze nguhoze amarira uterwa n'abatakikubonera umwanya, nyamara urukundo rwawe ruryoshye kuruta ubuzima turimo. Ibyishimo byanjye ni ukuguhabwa mu isangira ritagatifu. Ubukungu bw'isi ntibukamperane, kuko urukundo rwawe ari bwo bukungu bwanjye bukomeye. Ibyo ni byo nanjye naje kugusaba. Ndanasaba kandi abarayiki bo mu ijuru ngo bandinde kandi banyigishe kugukunda no kugukorera, no gukunda Imana mu butatu butagatifu nk'uko bo bayikunda. Mbisabye niringiye imbaraga za Roho Mutagatifu. Amena.